iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Tujye twibuka Abisirayeli uko wagendereraga, n'ibitangaza wabakoreye bageze ku nyanja itukura. Uburyo wagiye ubanyuza mu nzira zo mu butayu, warakomeje urabayobora maze bagera i Kanani. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Byinshi mwami twagushimira, waturanye ahabi hakomeye none ubu turi amahoro. Wayoboye Abisirayeli ukabageza i Kanani, natwe twifuza kutuyobora muri uyu mwaka dutangiye. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye. Igitangaza kuba ugihumeka, nyamara hari abakomeye benshi basinziriye. Ntabwo twabarushaga ubutungane n'impuhwe zawe mukiza. Iyo neza watugiriye mwami turayigushimiye.